nibwo numvise mfashwe n'ibintu bimeze nk'ibisi yego ndavuga ngo Imana ifite imbaraga, Imana ifite ubutware. Byabise bimfashe numva meze nk'umuntu ugiye kubyara, birafata inyuma bifata n'imbere kandi udatwite natwite ari ubwo rushwi ari byo bishashi bindimo by'abadayimoni. Dayimoni yakura gutanariye yego ikoranabuhanga ry'ikuzi muri ifite imbaraga nazo ziteye ubwoba. Nagiye kubona mbona mbyaye ya mashashi, amashashi y'amaraso imbere muri yo yaramaje nk'amashashi afata amaraso yo kwa muganga. yego Ariko hari amahwa yajombye amashashi aturumbuka inyuma. Ya mashashi yahise amvamo, irambwira ngo hagiye kuba amasengesho rusange. Ari abakingiwe insengero bagiye gusenga, ari abadasenga bagiye gusenga, abasinzi n'abasambanyi bagiye gusenga. Irambwira ngo bagiye kuba amasengesho rusange, cyane cyane wacu mu gihugu cy'u Rwanda. Bukeye Imana inyerekana igiye guterwa n'igitero cy'intozi. Hateye intozi wanjye zahamaze iminsi 7. Za ntozi ziraza turazitwika, ariko kumbi zirimo kuzura mu nda yanjye. Intozi byagize mu kwezi kwa 4, intozi zirandya nazimaranye amezi 3 ndibwa n'intozi mu nda yanjye. Zagendagenda yo hasi zikazamukira mu ruhande rw'ubumoso. Mwuka w'Imana nansanga ndyamye, arambwira ngo uriya mupasiteri agutanze arara mu irimbi riri Muhanga, aho ugera mu cya kabiri ureba hakurya, irimbi rishyashya uzaribona. Iryo rimbi niryararamo, kandi arashaka igitambo cyawe. Yo intambara inzimbere nayibonye, yego jya mwereka nkabona ko ngiye guca mu ntambara, nkamenya gusenga, nkamenya no kwirinda. Imana ishimwe. amen. Imana yanyeretse indindira abana bakabaroga kuryo burenze, ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Uburozi bungiramo kwibwiriza gusohoka, niko bimeze. uti Ibyo uburozi bungizemo ndaguruka nta mutima mwiye. Imana yaranyimanye cyane, yarandengeye. nukuri Ariko irambwira ngo cyane cyane uzarwana n'abantu bazarwanisha imbaraga z'ikuzimu. Izo narwanye nazo, narwanye n'ikintu cyitwa barangi mwisi, narwanye nabo cyane. yego Ariko Uwiteka yagiye amfasha, kamfasha muri byose. Umwe manuka mu kirere, Yego. wari umwe munini ufashwe n'ikiganza kinini cyane. Umwe utangira gukubura ku buryo nibuye uyu mwe uri imbere hano, uyibuye riri mu muhanda ryose ryaribwirizaga rikava mu nzira, rikagenda imbere y'ibishingwe. Warakubona nta kintu wasigaga inyuma y'umweyo. Imana imbwira ko ari wo mweyo wa nyuma, ari nako gakino nakubwiye kazabaho. Yagumye gusobanuza Imana, irabaho ikintu wabura kazabaho ni umweyo uzaca mu bantu. Uyu mweyo wakubiye ibishingwe, ngiye kubona mbona biroshywe mu mugezi, biroshywe mu mugezi munini wasumaga utobamye. Iyi nzoka nsanga yarambuye igitengere, igihe umuntu twakoranaga n'umurimo mu itorero, mbona igitenge kirambuye, ariko hari inzoka irimo kota izuba nk'iki gihe. ubirebasha amaso y'umubiri, Ndimwiyerekwa njyewe, uri mwiyerekwa. ngiye nkora niyerekwa cyane. yego Noneho nahise ngo mubaza ngo uterera imisozi ukiyiriza ubusa, uri hacengera hejuru y'inzoka. humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7. Reka tubifurize ibihe byiza mwese aho mudukurikiraniye muri hirya no hino hagiye hatandukanye, abari iburasirazuba, iburengerazuba, abari mu majyepfo, abari mu majyaruguru, abari mu mujyi wa Kigali, ndetse n'abandi benshi cyane badukurikira bari hakurya y'imbibi z'u Rwanda. Ndabizi ko mumeze neza, reka mvuge ngo Imana ikomeze ibane namwe. Ariko kandi abadukurikira bari hakurya Bwota, Masimbi, abarwaye, abafite ibibazo bigiye bitandukanye cyane ko duhura nabyo mu buzima bwa buri munsi, reka mvuge ngo mugire gukomera kandi mwihangane. Mwisi niko bigenda. Hamaze iminsi hariho inkuru zitandukanye z'abantu bagiye bapfa. Birashoboka ko wabuze inshuti, ukabona umubyeyi cyangwa se umuvandimwe. Reka nkubwire ngo ugire gukomera kandi wihangane. Mwisi niko bigenda, ariko kandi ntabwo Imana yatubabaza iteka, izagira aho itugirira ibambe. Kandi uyu munsi ushobora kuba uri kurira, ariko ejo abantu bakakubona uri kuririmba. Icyambere ni kimwe gusa, no kwizera Imana kandi ukirinda kugaragaza amarira imbere y'umwanzi wawe. Burya nta kintu cyica iperereza kibaho nko kuririra mu maso, nko gusekera mu maso y'umuntu wifuzaga kukubona uri kurira. Burya tugera duhura n'abantu benshi bifuza kutubona turi kurira, bifuza kubona twamwaye, ariko iyo usetse uri imbere ye, ibyo bintu byica iperereza cyane. Hanyuma rero ntuhonge mu maso hawe, ntugaragaza agahinda n'umubabaro, ahubwo ugerageze wibuke neza y'Imana yabanye nawe hashize, iracyari kumwe nawe. Muri kumwe na Dani nk'ibisanzwe. Reka tubasabe mukore subscribe kugira ngo dukomeze tubane mu biganiro byacu bya buri munsi, kandi ibintu byose birushaho kugenda neza. Nk'ibisanzwe rero tugeze mu mwanya w'ijambo ry'Imana. Aha turi kumwe n'umukozi w'Imana, ngira ngo ni ubwa mbere tugiye kubana kuri iyi channel ya Evangeliste Daniel TV, ariko twagiye dukorana ibiganiro mu buryo butandukanye ku yandi macano, ariko afite ubuhamya bwinshi. Ijambo ry'Imana, ni umukozi w'Imana, n'umupasiteri mu itorero ari buze kutubwira, ariko kandi Imana igenda imukoresha imirimo n'ibitangaza, cyane cyane mu bijyanye no gusengera abantu. Imana agiye igenda imukoresha ibintu bikomeye. Ni nayo mpamvu twifuje kuganira nawe kugira ngo
tubashe kumenya byinshi kandi tubashe kugenda twunguka, kuko muri uru rugendo tubereho kugenda duhugurana kugira ngo ubwami bw'Imana bukomeze bwaguke. Umukozi w'Imana turagusuhuje mu izina rya Yesu. Tabikirije mu izina rya Yesu. Ugira amahoro y'Imana. Haleluya. Umeze neza? Turashima Imana. Abantu beze neza, ariko pe ndi kubaza ibyo ndeba nka mwarimu ni kubaza ibyo nzi. Turashima Imana, turakomeye. Yego. Imana ishimwe no kuri ko yakurinze. Urakoze cyane. Yego, hanyuma reka tugusabe utangire twibwira kugira ngo tuze kuganira tuziranye, wenda n'abantu batakuzi babashe kukumenya. Amazina nitwa Mukagasana Nyesi. Ndi umubyeyi w'abana bane, Imana yangiriye n'izima agakiza. Yego. Ndi pastor, ndi umunyamasengesho. Yego. Mu itorero Gosheni Holy Church. Baduhana umugisha. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ndifuza ko watangira usenga kugira ngo ikiganiro cyacu kize kugenda neza, kuko tugiye kuvuga iby'Imana, niyo mpamvu tugomba kwiragiza Imana kugira ngo ibane natwe. Reka dusenga Imana. Amen. Imana turagushimiye, turakubashye mutanzi imbabazi n'urukundo rwinshi, ubereye mwiza wagutegereje, izina ryawe nishimwe. Nyemerera igitondo cy'uyu munsi yemeye ko turamuka, uhabwe icyiro kandi ushyirwe hejuru. Mana urukire kuganza imitima n'ubugingo bwacu, uwiteho ikintu tugiye kugira ngo itariki isumba byose ni umukozi wawe, n'abari butwumva bari kure n'abari hafi, abarwayi n'abarembye, Uwiteka nyine ngo kubasanga bagire neza, ugire imitima uhembura mu izina rya Rabbi Baba Make wanjye, ugire imitima ihembura, ugire neza no kugaragaza ku bantu bawe Imana ko Imana igira neza, wo guhinduka bahinduke, reka ubutware bwe n'imbabazi bigaragare. Uyu munsi tugoye kare muri kano kanya ngo bane natwe, turinde abadayimoni, turinde imbaraga z'umubi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Hasohoye kurako no gukomera kwawe, uri Imana y'amahoro, uri Imana y'ineza, nubwo bwe witwa Imana uracyari Imana, nta guhinduka hano uri Imana, uganze imitima n'ubugingo bwacu cyane, turusheho kuri imbere y'amaso mu izina rya Kristo. Amen. Amen. Pastor, amakuru se? Amakuru ni meza. Ndashima Imana. Ndashima Imana. Mu murimo w'Imana bimeze biti? Umurimo w'Imana turasenga. Turasenga. Yego. Ntabwo ibihe turimo byoroshye. Ntabwo twacogoye, turasenga. Umuntu ku giti cyiwe. Ko hari abantu babonye zimwe mu nsengero zifunzwe bagacogora. Ntabwo bari barimo. Ntabwo bari barimo neza. Iri ni isaka Imana yakoze ryari ngombwa. Hari amakuru wari ufite hose? Nari nyafite. Yambwiraga ko igiye insengero kandi igiye gusura muri se mu rugo. Ubwo yasanganye ubusinzi yarawugaragaje, sanze asambana agiye gusambana, uwasanze yibagiye kwiba, ni isaka ry'Imana ubundi. Imana irimo irasaka. Imana irimo gusaka, saka imitima. Yego. Ni ibintu bikomeye cyane, ariko burya urugamba rwose umuntu arwanye arufiteho amakuru, ntabwo rumugora cyane. Ntabwo rumugora, ntabwo byatuvunnye, turasenga. Aha. Hanyuma rero umuntu ashobora guhita yibaza, Nyesi ni muntu ki? Mbere yuko aba pasiteri byanyuze mu zihe nzira? Ese yavutse mu buzima bumeze gute kugira ngo tubashe kumenya umuhamagaro wawe w'urugendo? Hari abantu benshi badukurikiranye bifuza kumenya runaka urugendo rw'ubuzima rwo gukizwa, cyangwa se na mbere yo gukizwa ni uruhe, kugira ngo tuba turi hano kugira ngo dukomeze imitima ya benshi cyane badukurikiranye. Umuhamagaro wanjye warangoye, gusa Imana icyo yashatse kugira kigezeho. Yego. Nahamagawe ntakundaga gusesa, sinakundaga abarokore. Nari mu itorero Gatolika, nasenga bisanzwe nk'Abanyagatolika nyine. Abarokore babangiraga iki? Ikintu cyatumye mbanga, nigeze kujyana na mama, twagiye kuraguza ahantu. Kuraguza cyane, ku muryango wanjye bararaguzaga rwose. Ngezeyo masanga abarokore, ndavuga ni wapi, ntabwo najyaho, kuko ndiramuka nkijijwe nzakorera Imana imwe. Wagiye mwari mwagiye kuraguza, ugezeho ureba n'abarokore nabo bagiye kuraguza. Ndavuga ni wapi, ntabwo nabikora. Abandi babuze baba batabirimo cyane, niko bimeze. Ubwo rero Imana yampaye agakiza bikomeye. Yego. Nabanje kubyangira, bituma intwara umugabo, arapfa afite imyaka 26. Byagenze gute rero? Cyo gihe nyine yanumye abahanuzi bane, nzi ko ari abakozi Imana basenga, irambwira ati kizwa Imana ikurinde kandi ikurindira urugo. Yego. Havuga ndize nzareka inzoga njye mu barokore. Umugabo azenge, ntabwo nakundaga inzoga, ariko numvaga ngomba kubaho umugabo nkasya amasaka nkatara inzoga kandi nkayimuha mu gihe akeneye kuyinywa. Yego. Ndabyangira ku nshuro ya kane nibwo yaje arambwira ati ubwo wanze gukizwa ngo ukorere Imana, urwishingikirizo ufite rw'umugabo Imana irukuyeho. Byarantunga umugabo apfa atarwaye. Ubwo nyine nyuma yaho ngaho naciye mu nzira ingoye, nduhije mfite abana bato cyane, mfite inda ya 4. Ubwo yapfuye ufite imyaka nk'ingahe? 26. Urukiri mutoya. None se waje gushaka undi? Ntaho nashatse. Ntibishoboka. Aratubeshya. Naciye mu nzira ngo inzira yaramvunye, ntabwo nayo gushaka. Cyane. Ku myaka 26 ugapfakara. Narapfakaye imbangana gutyo. Mfite abana 3 n'inda ya 4, mfite amezi 12 ranze kuvuka, urumva ko yari iboshye, yari roze. Ubwo ngubwo nahise bisaba iki, byansabye kwimuka narindi.
reka tube turetse kwihuta. Mu by'ukuri icyatumye umutware wawe Imana imuhamagara cyangwa se apfa nuko wari wanze kumvira Imana. nari nanze kumva. Burya Imana ishaka guhamagarira umuntu. Yatumye umuntu azana inzoga iwanjye arantura, umugabo ahita apfa nyine. Ya nzoga byaje muri iyo byahise bimwica. Azize kuba wanze gukizwa. Ntabwo Imana buri gariho umuntu hose aba hari buri. Ubwo wagenera ubutumwa ki aha hantu ko hari abantu benshi cyane Imana itumaho ubuhanuzi bwira ibintu byinshi, nimuhindukire mu nkorere bakabyanga. Nabagira inama yo kumvira Imana kuko iyo hagiye n'ubundi hari igihe abana bambwira bati mama tubikizwa mbere ntabwo papa we yarapfuye. Ni igikomere gikomeye. Ni igikomere gikomeye. Baza umwana yakubwiye gutyo. Niki cyagushoboje iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi kutongera gushaka undi mugabo? Hari umuririmbyi urimba ngo yamfatishije umugozi. Ari rwo rukundo. Ni umugozi w'urukundo rw'Imana, ntabwo ari njye. Ni umugozi w'urukundo rw'Imana. Cyane ko bishobora. Ntabwo nawuze ibindushya, sinabuze n'ibingora. Yego. Ariko umugozi w'urukundo rw'Imana niyo wamfashe wonyine. Ushobora kuba wararwanya urugamba rukomeye. Narwanya urugamba rukomeye cyane. Kuva mu myaka 26 warukiri muto. Kugeza kuri uyu munsi ndacyakubitwa kandi ziracyahari ngo ariko ndimo kubona icyerekezo cy'uko Imana ishobora kungira neza. Imyaka 26 ubundi wowe warashatse uri muto ariko noneho ndabyumva. Nari nashatse ndi muto mfite imyaka 18. Ari nyirangiza kwiga. N'urugendo rurerure rw'ubuzima cyane niko byagenze. Hanyuma rero tubwire dusangize muri urwo rugendo rwawe uri umupfakazi iyo myaka yose kugeza n'uyu munsi. Mu rugendo rwanjye nyine nahuye n'ibindushya, urumva ko nari nta ibyanjye. Yego. Nahuye n'ubukene mura n'inzara. Gusa nyuma yaho gukizwa kwanjye kugira ngo ninjire mu gakiza mpfakara sinahise nkizwa. Ahubwo naragiye ngura ahantu urutoki rusobanutse mye ndarukorera pe urutoki ruraza. Baza umuntu w'umugore ngo amajerekani 5. Barasaba dakomeye. Amajerekani y'inzoga. Inzoga. Ni menshi. Ariko ni umwanzuro uvuga ngo sinzigera ntumira abantu iwanjye. Nzanega inzoga nzisengere nkura amafaranga hahira abana ubundi nsigere 2 dushobora kunywa icyumweru cyose twatwongeye twenze. Niyo gahunda nari mfite. Imana yagiye imfasha mu bikomeye n'ibyoroheje ariko bwari kibaruga abana banjye bose. Baruga ari 2 bakuru byatumye nkizwa icyo gihe. Ariko abana bawe babaroze. Barabaroze, abana bararwara, barabarutsa biranga, babapfumo twajyaga mu mbere ntarakizwa nabo bajyemo biranga, ariko bukeye nza kujya mu giterane cyakozwe n'umuntu twatewe w'Imuhanga. Umugosheni, yahoze ari muri Gosheni. Yego. Umunsi ari muri Misipa. Babana nibo basengeye. Byaje Butare barakizwa, barakira. Yarambwiye ati uje mu giterane hano, ubebera wanze gukorera Imana mbere. Yego. Yaragushatse ngo ikore uranga, none uje ubebera gucyusiza abana barwaye. Arambwira ngo n'uwo mwana uhetse iyo ndende narakize. Ati yo ndiba yarakwishe nuko wavuye n'umupfumu kandi koko twahuriye mu nzira arambura. Umupfumu. Yego. Abana bwiye gutya abana bagiye gukira atari kuzahita ukizwa. Bwarakeye ku munsi wa 2 nkuko yari yambwiye abana bahita bakira. Barambwira turashaka kurya isoya n'ubugari. Nahise mbiteka abana barabutangira kurya koko. Bakize nahise nyizwa rero. Wa muntu wabaroze yarambwiye ati wakijijwe. Ntinakijijwe ngiye. Ntabwo asubira kuraguza. Hoya sinzasubirayo. None se umuntu arakuroga kanabikubwira? Cyane ahubwo ari umwadeperi. Yari umuntu akora umunyamazengero. Umuntu ngo koko cyane ukuntu babikomeye. Nahise mfatiraho ndakizwa. Umuntu akakurogera kanabikubwira? Cyane. Kwarwanya urugamba rukomeye. Byangendekeye nabi mu cyo gihe birakomera. Yego. Kubyo nanjye nihannye nagiye mu rusengero nihannye byarangiye. Yaneje abadayimoni mari iminsi 8 ntarihagarika. Nari ndi mu rupfu umutwe byahondaga umutwe cyane. Yego. Ariko ku muntu utawanye mvuga Imana nyeza mfe niba dushoboye kunyiza nibwo nabonye marayikaza. Buri Imana nini nubwo abantu batayubaha ariko Imana iteye ubwenge. Imana narayitinye ko yaginyereka kenshi. Ikiganza cyaraje gifata mu mutwe nkabona inzuki ziratumuka. Kiramanuka kigera mu birenge mbona inzuki ziratumutse hose ngize amaboko yemera guhina nzamaye amaguru arahina. Ikintu cyanangana no kwa mudamu yahise akomanga ku rugi. Mfite akazi komeka ngano rwara kandi mvuye mu nzu isobanutse. Arahamagara ati nyese ikingura. Ubwo nanjye ntago namwitabye ahubwo nakumanza nani mwitabe kuko namurebaga niwe narebwa imbere yanjye n'ubundi yabikoraga gutyo inzuki zimugiyeho. Yego. Ndasohoka nyingura muri ndamubwira ni orure kora ko napfuye ntabwo napfuye ndacyari muzima. Aturacyariho ntindiho Imana Yesu aranyijije. Uwakurogaga aza ari n'umwadepera ahubwo ntago abakora benshi bakizwa benshi barabeke ntago bakijijwe. Arambwira ati uri muzima ntindi muzima ntago mpfuye Yesu aranyijije. Atego ko ahita agenda ubwo ngubwo natangiye urugamba gutyo ariko ndakomeza ndasenga mpita ninjira muri Gosheni ndakizwa. Mu minsi mikeya Imana yise nyizuza umwuka wera. Ntago narinze umwuka wera cyari cyo. Yego. Nanjye bimfata sinamenye ibyo ari byo.
byaramfata nkatitira nkifata bikananira Yego. kandi mfite n'umwana navuze ntireka njye mu rusengero ngeze mu rusengero biba kwa kundi nirirwa meze gutyo nkavuga ibintu nanjye nkafunga umunwa ariko bigapfumuka bikanga gufata mu kanwa. Yego. ubwo ngubwo nibwo baje kuvuga ati uyu muntu ati waba hari imyuka mibi reka arwaye abadayimoni bamujyane i Muhanga bajye kumusobanura. Mu by'ukuri barancura bakanjyana i Muhanga ariko umukozi Imana wari witwa Nakirende arababwira ati yuzuye umwuka wera, ati uyu ni umwuka wera. Ariko muri iyo minsi nibwo nagenze mu nzira umuntu arambwira ati Imana yampaye ubutumwa bwawe. Amagambo ari kwaruka Luka ibice 2, 3 na 4, 3 na 5 abango dore uyu mwana azanywe no kugira ngo benshi muri Isiraheli bagwe bandi babyuke, azaba ikimenyetso girwaho impaka kugira ngo bishwe imitima ya benshi bizahishuke. Amiryo jambo arambwira ati ijambo uzarigenderamo makwiteka gutabaye kandi azakwimura muri no murenge wa Kabacuzi akujyana ahandi hantu nibwo uzamenya ko ikimenyetso girwaho impaka kikuvuyeho. Yego. Ubwo naciye mu mpaka cyane ariko Imana ikanguresha ibikomeye nka sengera abantu mu itorero ariko batemera ko ari Imana ikora. Na Yesu ntibamwemeye. Niko byagenze. Uwiteka arandengeye niko naryaga uburozi burenze. Ariko arambwira ngo Imana yamwe ugiye kwigisha umuntu uwo muntu w'imbwiye aturutse i Kigali Kimisagara yitwa Dawidi atuye Kimisagara sengera muri ADPR. Yego. Arambwira ati Imana yambwiye ngo ugiye kwigisha umuntu twari duhura mu giterane ugiye kwiga umuntu uziga mu nda ye uzigara ko n'abataribo. By'ukuri niko byagenze inzira irangura ariko Uwiteka abana nanjye. Imana kubwiye ngo ugiye kwigisha umuntu ibikubwiye ijambo rikomeye. Neza umuntu ngiye kuri mara imyaka 20 uri kwiga umuntu. Niga umuntu. Kishori ko rizarangira ryari. Zima bwaramenze cyane. Yego. Ariko Uwiteka arandengeye. Imana iramfasha byigiye umuryango uca kuya kumuryango uri mu badayimoni nasenga abadayimoni bakabakubita ati mucura musazi mukureho. Ariko mu by'ukuri imitero byanyoherezaga nta na kimwe nigize ingwara mu ntambara nimwe ntabaga namenye. Yo intambara inzimbere nayibonye. Yego. Njya mwiyereko ngabona ko ngiye guca mu ntambara nkamenya gusenga nkamenya no kwirinda. Imana ishimwe. Amen. Imana yanyeretse indindira abana bakabaroga kuri yo burenze ariko Uwiteka yabaye mu ruhande rwacu. Uburozi bungiramo kwibwiriza gusohoka niko bimeze. Uti ibyo uburozi bungizemo ndaburuka nta mutima mweye. Imana yaranyimanye cyane yarandengeye. Nukuri. Ariko irambwira ngo cyane uzarwana n'abantu bazarwanisha imbaraga z'ikuzimu. Izo narwanye nazo narwanye n'ikintu cyitwa barangi mwisi. Narwanye nabo cyane. Yego. Ariko Uwiteka yagiye amfasha kamfasha muri byose kugeza igihe mbaye nkunanirwa ndwara kanseri y'umura. Narwaye kanseri y'umura nyimarana igihe kigeze mu mwaka. Yego. Ndibwa na kanseri njya kwa muganga ati ni kanseri urwaye mu mura ahubwo uzajya Butaro. Icyo gihe ndibuka Imana yarambwiye ngo ihute ikanyarira ntabwo nunamukaga nta n'amafaranga nagiraga. Yego. Kuko Imana yarambwiye ati ntuzacuruza impano. Ningutabara nzagutabara sibimenye. Yego. Nageze ikanyarira ndarikanyarira nabaga ndimo gutaka ndira ubu sinshobora gupfa kurira nta marira mu maso yanjye nayakura heza ntagaboneka. Yego. Imana ishimwe. Amen. Nageze ikanyarira ndarayo ntaka gutyo nta muntu anyitsa ngo nsengere. Ariko bukiye mu kera Imana irambwira ngo ihute mu Ruvumera buri apotre wacu Constante. Yego. Nukuri Imana imuhumugisha. Amen. Nukuri ntabwo gize mbangamira mu gendo nagenzemo nta n'umunsi rumwe yambangamiye. Yego. Ngeze mu muryango yari ku ruhimbi cyo gera avuye muri Amerika. Arambwira ati wa mubyeyi wowe urwaye kanseri kubera warozi eguka mu izina rya Yesu. Naregutse muri kintu cyandyaga. Yashingaga mu mukondo umeze nk'urushinge. Arambwira ati eguka mu izina rya Yesu. Imana irambwiye ngo eguka ndeguka. Yego. Nagendaga nunamye ndeguka ndayibura. Wahise ukira uwo mwanya. Nahise nyira ako kanya. Imana ishimwe nuko. Imana irandengera Imana. None iyo kanseri yari yaraturutse ku burozi bakurogaga. Yaturutse ku badayimoni benshi uburozi bwinshi naryaga nkabura ukubundi nkabudiyara umura urananirwa. Ukurizamo kanseri. Ukurizamo kanseri. Ariko Imana yarayigukijije. Yarayinyijije burundu ubu nta kibazo mfite. Amina. Imana ishimwe rwose. Imana igenda ibana nanjye mu bikomeye n'ibyoroheje ntacyo nshinja Imana. None hari ikintu uri kugenda ugarukaho cyane kijyanye n'abarozi cyangwa se kurogwa. Kuki ari urwo rugamba ukunze kurwana narwo cyane? Buriya Satani arwanya umuntu umurwanya. Utamurwanya ntiyakubangamira. Yego. Arwanya umuntu umurwanya ntabwo umuntu utakurwanya ntabwo umubangamira. Ndibuka nca ku Manuro TV ubushize ubwo meruka. Yego. Burya Imana yari yambwiye ngo ugiye gukora stage. Ugiye muri warize ariko ugiye gukora stage nta kazi katagira stage kagira umumaro. Yego. Nibazaga impamvu ubwo nanjye usengerwa ubupasiteri. Nasengeye umwaka ushize mu kwezi kwa mbere. Mu gusengerwa kwanjye nari mfite isezerano kwa pasiteri aho sinari aho bizaba sinari mfite amafaranga sinari mfite n'amashuri ariko byabaye ubushake bw'Imana ariko harize icyo nzaboneramo. Nagiye gusengerwa ubwanjye ngenda umuntu yahamagaye arambwira ati nutatega igitambaro mu mutwe ejo uzapfira mu rusengero uzasengerwa niko Imana yavuganye nanjye. Yego.
bwarakeye sinasukuza nika igitambaro koko njya gusengerwa cya kimenyetso cy'urupfu narakibonye nageze imbere aho ngiye gusinya kurahira mpita mpuma uriya poteri wacu Imana imuhe umugisha Yesu aranyegera tubaye igikonzi kuzi gusoma bigenze bite tabwa ntabwo ndimo kureba aransubira nkasubiramo ariko Imana yarambwiye ati bagiye gutanga igitambo ngiye kwereka aba pasiteri wajya kuzima bakorana n'ikuzimu myuka y'ikuzimu kandi bari mu rusengero nta n'ikintu kizatuma nteza akavuyo mu nsengero gatewe n'ibizira byageze ku ruhimbi kandi atari ngombwa ariko ndatuza mbigira ibanga ryanjye Imana akubwiye ko ikizatuma iteza akavuyo mu rusengero ni ukubera ko hari abapasiteri benshi bakorana n'ikuzimu kandi bari mu rusengero ariko njye bari bancese uwo munsi nagombaga gupfira ku ruhimbi ariko Imana irahandenza ndahava hari bene atari muhanga aribo bavuze ati turakwakira ntugire ikibazo uwo mpasiteri Yesu arambwira ati ngwino tugiye kwakiranwa kuko niwe wanyoboraga ndabwira nti oya abantu twazanye turakirirwa ahantu ntugire ikibazo dufite yego ubwo nahise nyine ubwo naje hano Imana yambwiye ngo nuramuka utagiye kuvuga ubutumwa nagutumye yagiye navugaga uburyo mu rusengero hari nk'imiti abantu b'impara gutatu harimo abantu bakizwa n'abameze nk'abadoneri navuze ku myaka y'isoya iteye mu maboroka atandukanye yari imitima y'abantu bigamo ijambo ry'Imana kandi ikabiga mu byaha badahinduka ubwo ngubwo burya natashye ngeze mu rugo mu gitondo nari mfite gahunda yo gutwerera abantu babiri naho ntangiye stage nyirizina nagiye kugura imiti yo gutwerera abantu ariko ngiye kuyigura nageze mu nzira mwumva mu nda habaye gutya hazungabanye Imana yarambwiye ati nutajyayo uburozi bukurimo ntabwo uzaburuka buzakwica nugiye ko nzabukurutsa nageze mu nzira mvuye kubaza iyo mitobe numva mu biri birahindutse nitigira amaso nkariya ndeba hakurya mbona isi igize gutya neza nkabona nikubita hasi nikubise hasi mu nzira umwana wa twatsi kumwe agenda abwira umukobwa wanjye mukuru ambwira ati mama arapfuye gwino ryo kureba yaraje asanga mbese nikubise hasi nyina byumva nawe ahita nyegura ati mama rubaye iki ntimbonye isi izenguruka umutwe nyuma kuzungabana byukuri yaramfashe turagenda tugera mu rugo aho tugeze mu rugo natangiye kuruka naho kwaga ibintu bisa nk'ubururu arambwira ati mama uburozi ibintu no kuruka kumura bikaduka nk'uburozi wabiriye hehe ndabwana ahantu yigize mbirya ubwo ntago umutwe wafataga umutwe warazungabanaga cyane ntago nabashaga kwegura umutwe cyangwa uhagarara kuko umutwe wanjye wari imisereri iteye ubwoba kandi ikomeye ariko ndimo no kuruka ngubwo nibwo haje umukozi w'Imana arambwira ati ngiye Imana irambwiye ngo nibaguhe tungurusumu bayiteke mu mazi ariyo kuruka bihagarare barayimpaye kuruka bisanga bicogora ariko umutwe birazungabana sinabashaga kupfukama kuryama ntago byemeraga umutwe wagurimo kugira gutya ubwo nagumye aho ngaho hashize iminsi y'icyumweru numva ntangiye kugira gute ntangiye kuba nakwicara nkegeye ku mutwe ku nzu ubwo nibwo nahise mbabwira nimunshakire inkoni njye kwa muganga nagiye kwa muganga mbese barambwira ati ufite mituweli kwa muganga bapima indwara urwaye bari ikintu kigufasha cyari cyo umutwe urazungezwa n'iki nageze kwa muganga ngeze kwa muganga bakora ibizamini wapi babura ikintu cy'indwara kindimo fata umuvuduko barawubura bati se waba urwaye iki nta nzoka ikurimo nta n'umuvuduko ufite ubwo nahise mama twanyerereshwa nyine mba ndatashye ariko mu kurangiza kuruha kwanjye ahubwo umuntu hasigayemo amahwa atangira kujya anjomba gake numva ari amahwa aranjomba ubwo imirimo umuntu akora iyo yariye kurya ntabwo byongeye kumbaho naratuje ahubwo umuntu inda yanjye itangira kubyimba umutwe umeze gutyo nawe bwarakeye kubumya gusenga no kwinginga Imana nkumva isereri iragenda icogora mu mutwe wanjye kubwo gusenga igenda icogora mu mutwe wanjye bwarakeye rero yandi yarakuzigera hano uyu ni umwaka ushize 2024 niho nkubwira kuko niho nakoreyemo stage ubwo 2024 ubwo n'iki cyageze mu mugora nicaye Imana irambwira ngo zamuka utere gura musozi wari umusozi witwa Gihinga hari n'umusozi hakurya nkugezeho Imana yabona ashaka gukurutsa uburozi bw'urushwi Imana bakurutsemo ariko ugenda ure kuri amahakusozo hakurya n'uburozi bayifunze ariko Imana iguhayerezo urarora nta kibazo ushobora guhura nacyo naragiye nkuraraho bigeze mu isaha isa 9 numva mfashwe mu mugongo nk'umuntu uri bubyare numva ibise birandiye ibazirimo kumba biranyibera buri isaha isa 9 iri mu mbazi z'Imana isaha isa 9 ko bayizirikana iri mu mumaro nagiye kubona mbona mbya amashashi 3
aya mashashi akomeye kera bajyaga bayafata mu ifarini muvuga mu ifarini ho yigunda kuba ayo mashashi ariko nagiye kubona mbona ya mashashi yatobowe n'amahwa ari inyuma niho yanjombaga mu nda byaranjombaga ntago naryaga nta nubwo naryamaga icyo kiba kivuyeho ntabwo ibyo byumvise ntabwo twahise aho hantu ntabwo mwumvise hasubiremo neza ubwo ku isaha saa 9 ni mu iryo joro ndyamye mu iryo joro nibwo numvise mfashwe n'ibintu bimeze nk'ibisi yego ndavuga ngo Imana ifite imbaraga Imana ifite ubutware byabise bimfashe nkumva meze nk'umuntu ugiye kubyara birafata inyuma bifata n'imbere kandi udatwite natwite ari ubwo rushwi ari byo bishashi bindimo by'abadayimoni dayimoni yakura gutanariye yego ikoranabuhanga ry'ikuzimu rifite imbaraga nazo ziteye ubwoba nagiye kubona mbona mbyaye ya mashashi amashashi rimwe amaraso imbere muri yo yaramaje nk'amashashi afata amaraso yo kwa muganga yego ariko hari amahwa yajombye amashashi atumbuka inyuma ya mashashi yahise amvamo amvuyemo numva ntagiye guhumeka nibaza ibintu bibaye sinabonye mu buryo bw'umubiri wari wenyine nari njyenyine ahubwo byabaye mu buryo bw'umwuka yego biba bimvuyemo ntangiye guhumeka none ngeze mu bundi nshaka kurya ndumva nshaka kurya ntangira kurya nangiye kurya haciyeho icyumweru mwuka w'Imana aransanga ndyamye arambwira ngo uriya mupasiteri agutanze arara mu irimbi riri Muhanga aho ugera mu cya kabiri ureba hakurya irimbi rishyashya uzaribona iryo rimbi ni ryararamo kandi arashaka igitambo cyawe umupasiteri wagutanze kuzimu cyane arara mu irimbi ry'Imuhanga hano hantu hano uri mu cya kabiri ureba hagana hakurya kuri mu midugudu y'abakire arara mu irimbi se gihure narabibonye sitaje narayikoze yaranegekare niwo kuganira kuri kuvuga ibintu bikomeye uyu munsi kuko uri umunyamakuru wavugana nawe ariko hari n'umuntu washaka amakuru muri njye ntinyamubwire nkamwihorera ubwo ngubwo bukeye Imana inyerekana igiye guterwa n'igitero cy'intozi hateye intozi wanjye zahamaze iminsi 7 za ntozi ziraza turazitwika ariko kumbi zirimo kuzura mu nda yanjye intozi byagize mu kwezi kwa 4 intozi zirandya nazimaranye amezi 3 ndibwa n'intozi mu nda yanjye zagendagenda yo hasi zikazamukira mu ruhande rw'ubumoso ntago zaci mu ruhande rw'iburyo ntago zaciye ibumoso yazaciye ibumoso umutima ntago nari kubaho buri Imana igira kandi dusigira no mu ntambara zikomeye Imana igira kandi isiga kugira ngo umuntu azayivuge ko ari Imana ishimwe rata Rabbi nuko za ntozi mu gihe cyo kuzikira kwanjye rero nazikize mu kwezi kwa 7 kwezi kwa 7 mbwira Imana twumvikane naragukoreye nsiga insina zanjye abana umwana wanjye yagombaga kwiga kuko nari nzifite nagomba no kuguza amafaranga muri leta bigashoboka ndazisiga ndagukorera kumvikane none ndashaka gupfa ndarara ndibwa kumanywa sinicara kuryama simbishobora no guhagarana ibikunda nyeza mfe kandi utanyeza inzira rupfunda yishakira umvura ibintu byambaye Imana turengere dufashe inzira mu jiragoye nabwiye umwana nimbabarije n'ungurekeye mu rutongo kuko sinaryamaga no kurya no sinkundi biryo tu ariko cyo gihe cyari kigoye ambwa ati mama ntabwo njyayo ubu se uramutse wiyahuye ugapfa nubwo urwaye umeze ucyo waramugaye ariko turakureba ntabwo njyayo narabaretse bajya guhinga ndatambuka mfata igiti nditwaza ngera ahantu hari umuhoko ni igiti kibi gishobora no kwica umuntu wenda byanze bikunze nutananyiciye umuhoko ariko nkure ibintu biri mu nda yanjye numve ko ndabyacogora ndebe ko naryama nkasinzira uwampa n'isaha imwe nkasinzira ibitotsi Imana turengeye dufashe naragenda wuzana ntabwo naciye mu biba 3 ndawuzana ndawuvuguta mu gikombe mu mutima itankuma narawunyweye ubwo ko Imana nyine niyo yaranditse tibikore narawunyweye ndadiyara ndaruka ahubwo mara nk'utwikura amaho kugira ngo ndye cyane byarandiye no ku buryo burenze nyuma y'iminsi 3 mbona marayika y'Imana aragurutsa nsanze aho ndi hageze mu minota yo gumye mbona iruhande rwateretse umufuka wa kirojana w'intozi arambwira ngo mikoro Imana nyita mikoro ngo dore intozi zikuvuyemo ko zingana sazuzuye kirojana arambwira ngo tegereza gatoya nabura busigisigi buvamo waze bushiremo bigeze aho ngaho ubwo bwarakeye no ntangira guhagarara ndaryama ntangira gusinzira nkajabuka nkeguka numva hari ibintu birimo kundya ariko bitambaza ko byambazaga mbere yego ijwi rirambwira ngo ujye kwa muganga baguha ibinini nagiye muri farumasi ndabona sinjya kwa muganga usanzwe reka njye muri farumasi bampaye ibinini bwa binini mbiriye numva umara bw'ibyo bintu binjize mu mubiri byari bigeze mu kwezi kwa 10 kwa 2024 2024 naje gusurwa n'abapasiteri harimo na wawundi Imana turengere uziko yambwiye yarambwiye ngo nyesi
ngo ndabizi Imana ivugana nawe, ngo ndashaka yuko umbwira icyo Imana ikubwira. Nti nicyo ushaka kwikubwira se? Nta kibazo ndakikubwira, nimbwira ndakikubwira. ubwo uwo mupasiteri n'umwe ukugirira nabi cyane, wangiriraga nabi. azana n'abandi bapasiteri baje gusura itorero aho nyobora. Ariko uwo turi kumwe twari abapasiteri babiri ku ruhimbi, twari babiri, njye n'ishinzwe ivugabutumwa kandi kuko niryo nkunda. Abonye ibibazo byanjeho haza kuza umushyitsi, ngo arasubira inyuma gatoya, aza kubwira abamushyitsi ngo Yesu afite imbaraga kandi abakristo baramukunda pe, ariko ziriya mbaraga zigomba kumushiramo, nizimushiramo nibwo nzakora umurimo. Wa mushyitsi arahamagara arambwira ati ngwino hanze nkubwire. Arambwira ati kura umupasiteri mwicaranye mbwiye gutya bimeze bite? murapfiki. Ndamubwira nti se nta kintu dupfa, nkora umurimo. Ndabwira nkora umurimo, sinjya ntekereza kufa ku maturo. Amaturo azancumuza n'umunsi n'umwe. Niwe ubara amaturo, niwe ugena amafaranga agomba kugemura, icyo amahoro imbaraga zanshiramo gute ntaguye, ntavuye ku Mana ntabwo zamvamo. Aho ngaho yaba yibeshye, nihore tuzara uko bizagenda. Ariko ndi mu rupfu yatumaga abakirisitu baza gutuma umukirisitu, barankunda abakirisitu banyiyumvamo kandi ahera bakunda koko. Timugere mundebere ko Yesu ari muzima, muze mumbwire. Nawe agira asanga ndyamye, hatuzihoka nakatubwira tuze kureba kuri muzima. None urarwaye, ntimumbabara ntumubwire ko ndwaye, mubwire ko wasanze ndi muzima cyangwa wasanze nagiye. Ubwo niko batanga ibirego, Yesu ntaza gukora umurimo kandi narapfuye nibera mu nzu. Yego. Mane twambika imbaraga rata. Ariko icyo gihe nibwo umupasiteri namubwiraga nti rero ikintu Imana yambwiye, yaravuganye nanjye nijoro. Irambwira ngo mubwire ngo agiye kwiga ikimwaro. Ndamubwira nti Imana yambwiye ngo uziga ikimwaro. Yego. Hambwa ngo yakwiye nziga ikimwaro ngo nzakicaramo. Ni okay, nibwo tumwamaye bwonyine. Nuko ugiye kwiga ikimwaro kamwaro. Ayewe. Buri Imana yitwa Imana. Imana yitwa Imana. Yigize nyandikira message ubwo nimaze gusengerwa. Yego. Aranyandikira arambwira ngo nagukizemo akagozi. Kagozi nagatekerejeho umunsi wa mbere. Ntekerezo wa kabiri. Ntekerezo wa gatatu. Nanjye ndamwandikira ngo kagozi wankizemo ni ikirere. Ni ikamba se cyangwa n'umukoba. Yego. Nahise mwandikira ngo karuta kandi karakamira. Ni kandi atari inzira. Nimo ku Imana yanjye. Nahise mboroka telefone. Yego. Kugira utazanira gusakuza mu ishuri. Buryo umunyeshuri usakuza mu ishuri aratsindwa igihe cyose. Cyane abari ndangare. Cyane. Ubwo nsohoka ishuri rye. Nahise umwaka ushize mbona ubutsinzi, mbona ko nsinzi. Njya gukora ikizamini rero. Yego. Mu kwezi kwa 11 kurangira nkora ikizamini. Kiriya shuri kiyo stage nakoraga. Nkoze ikizamini mbona amanota 99. Yego. Naburanye na marayika wakinkoreshaga. Ndamubaza ni gute nshobora kubura inota? Byagiye sinaguye mu byaha. Nta n'icyaha nakoze. Imana yakubwiye? Iramuje yifuje gupfa. Ntago wari wanesheje. Hirya nota ryavuye. Bibaza. Uri Imana yitwa Imana. Nukuri. Ubwo mbona risohotse rero. Ubu ndashima Imana. Muhamagaro wanjye waragoye, ariko Imana yaranshakaga. Yagira ngo mbanze nkike. Minsi rero Imana nsanze irambwira ngo ndagira ngo ushyike. Kuko inota rimwe wabuze ni rinini. Nakoze ubukwe mu gihe mu kwezi kwa kabiri. Mbukora umwana watisima. Wari washyingije umwana? Ko bwa mbere ikibazo gikomeye cyane. Gute? Nabukoze neza Imana iranshyigikira. Ariko hafi y'ubukwe ngiye kubona mbona uwo muntu nanakoreye nzashyingiraho iwe hari inzoka. Iyi nzoka nsanga yarambuye igitenge, yari umuntu twakoranaga n'umurimo mu itorero, mbona igitenge kirambuye ariko ari inzoka irimo kota izuba nk'iki gihe. Ubirebasha amaso y'umubiri. Ndiyerekwa njyewe. Uri mwiyerekwa? Ngiye nkora niyerekwa cyane. Yego. Noneho nahise ngo mubaza ngo uterera imisozi ukiyiriza ubusa uri hacengera hejuru y'inzoka, izo mvune wazazikira utanywa inzoga. We yarambwira ati biriya n'ibyo umugabo barimo buriya birategura ubukwe. Ndamubwira ni bwakiye mu gitoro mitsengeyo. Ndamubwira ni nabonye umwuka w'inzoka hano. Biti iyi nzoka biti nabonye inzoka kandi iri ku gitenge cyawe, kutari ku ikote ry'umugabo ikaba igitenge cyawe. Wose ngana n'inzoka. Yarambwira ati ubwo n'ibyo umugabo yiruka mu byo bishyira hamwe wenda sinamenye ibyo ari byo. Nabwo ariko nitegura ubukwe kandi yari ku gitenge cyawe. Aranjisha aranyihorera. Ubwo twateguye ubukwe bitegura nishimye, abantu baramfasha cyane ko nanjye mfasha abantu mbishoboye. Yego. Imana turengere. Amen. Ariko mukwe nanjye gupfa. Kubera ko Imana ngo banze ushyike. Gushyika ku Imana kurakomeye. Yego. Kandi kuragoye. Nagiye Muhanga tujya mu bukwe.
tugeze hafi y'isare y'isharagati ko ni hafi y'urusengero nahise ngiye kubona mbona umubiri wanjye urakanyaraye cyane, mbona isura ihindutse umukara. uri kwireba? Ndi kwireba gutya ndavuga ni kwere, ariko nagiye kubona mbona uwo mugore anyorejeho igare, rya gare ndigendaho ariko ngeze ku marembo ye nivaho, ndavuga ni uru ni rwa rupfu nabonye, ariko ntacyo. nagenze nitonze kabageni nongeye kubigira byuma nagize nsabaho ndyama ndaryama. saa 10 n'ebyiri wantegeye moto sinayibonye ko ubukwe bwabaye mpita nanjye mu rugo. Imana ishimwe. Bakristo baraza bakora ubukwe bagaburira abantu barabakira kuko ne nahashye byo kubakira. Yego. Urupfu nducamo kigutangaza uyu mugore yise ajya mu gihugu cy'Ubugande. Buni hari. Haragize umwe ngo abantu bagiye Bugande bigire kwicishiriza imbaraga mbi. Hari abadayimoni barimo gushaka. Kuva uwo munsi narwanye n'uwo mugore hararandwana nawe mu nzozi mwiyerekwa. Ijoro rye nibwo nabwiye ntago ushobora kunshobora, n'abagabo baregutse niwe wanshobora ntavuye ku Mana, ntundwanira n'Uwiteka. Ariko uyu munsi ntarakandagira mu rugo n'ubundi aracyari Bugande. Imana namwe ngo atabonye igitambo cyawe ntago azagaruka mu gihugu. Icyo yasinye nicyo yatanze, atakuye ntago byashoboka, kandi nanjye nguhagazeho. Kurera Imana yahabwa icyubahiro kandi ishimwe. Patse wararwanye pe. Ahangaha abantu bari kurwana urugamba rw'abarozi, ndabizi ko baba hari kandi ari benshi cyane, baba hari kandi ari benshi barwana urugamba muri ubwo buryo, wababwira ngo iki? Ariko uyu mudamu ngewe hari umudamu nasengeye ari hanze y'igihugu mu bihugu bya kure, musengera adafite akazi amaze imyaka 3 n'amezi 5 ngo yarabuze akazi. Uyu aza kumbwira ati ngiye mu kwezi kwa 6 nzaza mu Rwanda 2021. Yego. Kandi nzawukora igitangaza isi yose izamenya. Amvugira kuri telefone. Bigeze mu kwezi kwa 5 uyu mudamu nkubwira uri Bugande ubu ngubu. Yego. Arambwira ati mama nshuti, mfite umwana witwa Nshuti mutoyi. Arambwira ati nge na Rose umuntu avanze igihugu wasengeye akugurira igipangu giteye ubwoba i Kigali. Inzu y'utu ya Kagame nabonye. Ati nahise nkuzirika, naje ku murembo ndahakinga, nagiye ku kibuga ndahakinga, ndetse ntago ushobora kuzatabarwa ntaragira ubwenge. Mfite imyaka 65 na arabimbwira. Yego. Arabimbwira nifite kuri ngomba kuyobora tugiye gutera mu yindi torero. Yego. Naramubwiye ni unkukorera iki? Nkora nkakwere yanditse ku musozi. Oya ntago nkakora. Iyo kintu uvuze wanziritse wanyingiranye kinza amarembo n'umuryango wanjye, nzatabarwa wagize ubwenge. Nababwiye nta kibazo, aracyari byiringiro ku giti cyatemwa kikazashibuka mu gihe cyacyo. Kintu cyanangaje naragiye nsanga umushumba ryo toro turi bugemo, Imana yimugejejeho. Yego. Yahise abwira ati mwabagore mwe, iyo mwinjira ndi mu rusengero hari abatari kurwinjiramo, hari mwaroze uyu mukozi w'Imana agomba kuba yaratabawe. Bantu yasenye n'abagera nuko bangana ko Imana yambwiye. Ariko uyu munsi aheze mu cyaro yishwe n'ubukene, kandi mureba yabasengeye mwese murabahoka, bamwitiye ku murwa guri. Ese noza abantu ubwiteka bimenye, Imana ihabwa icyubahiro. Nokore. Ubwo rero uyu munsi n'uri Bugande yarimo kwiyongoza kunyica, ariko Uwiteka yabaye Imana mu ruhande rwanjye. Yabaye Imana mu ruhande rwanjye. Yiyongozaga kukwica. Ntabwo azagushobora. Imana ni Imana. Ni Imana ibikora. Ndagira abantu barwana n'abarozi rero. Iturufu mbere kurwana n'abarozi ni ukubabarira. Ugasaba Imana ikaguha umutima w'imbabazi. Kuko umuntu utababarira ntago azabarirwa. Umuntu akaba yakoroza ukamubabarira. Cyane. Ko bisaba imbaraga nyinshi. Ubu ngubu nawe abadiyakoni. Nako ikintu ndi bukigeraho ndigeze mu butumwa we ukamenyewereye. Yego. Buriya kubabarira ni ikintu iturufu ikomeye cyane. Ariko buri umurozi ntagakuruga Imana itabishatse. Imana iba yabyemeye. Oya niko kuri. Kabango reka njye kumupima ndebe ibiro bye. Hari ijambo ry'Imana ngomba kugusoma. Yego. Riri mu bice 7 muri Matayo. Rivuga ngo inyubako yo ku rutare niyo ku musenyi. Imana yarambwiye umuntu azahabwa agaciro n'inyubako yubatse. Yego. Niyo uzugamamo, niyo uzihishamo. Ariko inyubako yo ku rutare niyo ifite agaciro. Buriya mareka yagiye nsangaranganiriza, arabonje kwigisha uburyo nawe yabayeho. Arambwira ngo nawe baje igiti cyitwa gofero. Yego. Kira gitongora cyagiraga umubiri, cyari amasubyo yonyine. Aranganiza arambwira ngo iyo bagatawe n'isubyo y'umugore we mu rugo, yabagawe n'iyo umwana we, yataroga n'iyo umwana we, y'ubukene yabaga yaje, y'abarozi bakaza, iyindi uri kaza, no wabazi nkujye mu bigeragezo, ntabwo ari igiti yabajije, ahubwo ni byamugerageje. Arambwira ngo nawe rero niwe birimo kubaza, niyo mpamvu uterenganya umurozi ukuroga, abari Imana igeranye kubaza, wa mutima w'umujinya ugushiremo.
wa mutima wo kutababarira ugushiremo yangiga wavukanye umutima muri Canada ziwanyu igushiremo ntabwo Imana ishaka umutima w'intosho iragucurama kugushize cyane niyo muri mbyaye neza aranyuma ngo mvugutira kandi uncure nese yavuguta iki iyo nkamba si wavukanye si yonse mabere ya nyoko si yakuye muri Canada zaso iyo nkamba ikurwamo n'Imana uzayikurwamo n'abarozi rero nutemera kubabarira kubabarira niyo turufu yawe niba ari impano ibaho nziza ni impano y'imbabazi iyo utababarira ntabwo wabarirwa nukuri uhorana umujinya ukanakayanduza yakoroze nyine nicyo yari afite yagomba kaguha yaguha ikize yaguhaye icyo afite nabwira abantu kuko no mu rusengero aho bari mutubana nabo bari mu badiyakoni bari ikintu nasezere ku badiyakoni nabwo ninge nimuzantekere ntabwo nge ndwaye bwaki mfite urugo nditekera nzajya nsangira namwe ariko twitanze twakira abashyitsi cyangwa twakoranye amasengesho ubundi narimo sinshaka umudiyakoni uzambunganira inkono ntabwo ndwaye bwaki oya mujye muteke iwanyu namenye neza ko abakozi b'Imana benshi bakamyemo umwuka wera kubera iyo bajya bagarurwa n'abadiyakoni b'abarozi baba barimo ahantu hose baba barimo umurozi Imana iramuhamagara akaza mu rusengero kugira ngo aze kugerageza wa mukiranutsi urimo none se ubu twajya mu ijoro udaciye mu mahwa ntabwo bishoboka iyo nzira se yava he kandi ifunganye ntabwo byakunda niyo ducamo burya tuba turimo kubaza turwana n'amasubyo ni amasubyo uburwana nayo iyo umurozi amaze gukuroga arangije areguka akagenda ubu abantu banoze mu gika cya mbere yego barimo kunkenera ngo basengere cyane muri iyi minsi umwe yantumye arambwira ati wari waneje iyo kanseri umuntu ati ndashaka ko nyesa nsengera agenda umubwira umumbaje ko byakwemera namubwiye nti nge nzamusengera ariko azaza tari kuri telefone yinjira iwanjye yego tubivugane bazakugarukira niko bimeze rwose bababarira abantu ntago yakurose kubera ko ari ikindi kintu afite yaguha nicyo kintu yari afite cyonyine ashaka kuba mu rusengero cyangwa hanze cyangwa ngombwa kuhanyura kandi wowe ngo banze bacu tuzasangire nabo twatabawe ntago uburozi bwica Imana iri kuri ruhande nta burozi Imana idashoboye hanyuma wakomeje kurwana urwo rugamba gute ese ikigaragara cyo nuko na n'uyu munsi numvise ko urwo rugamba ukiri kurwana narwo cyane ubu nsotse umuhanuzi niwe wandugaga bavuga ngo Imana iravuze twanasenganye twarananye imisozi nigeze mbabwira n'ubundi kuki twaranaga umusozi mufata ibingo mu nkubite mu mutwe simba narapfuye mwari mubitse ibintu musankorera byari mu mitima yanyu hari ijambo ry'Imana rivuga ngo Pawulo ngo baza abantu ngo ubundi muri mwintambara zivaye ngo sibyiganira mu ngingo z'imibiri yanyu burya biba bibyigana nubwo tuba duseka n'abantu ariko ibyigano byo biba biri muri bo baba bifite ahubwo Imana turinde kubyiganirwamo natwe tubere gikurikirana sinjya nifuza umwanzi wanjye agira ikibazo bazabeho bazanarame bazabona imirimo y'Imana cyane ku Imana ni yera yego ufite ubutumwa rero mfite ubutumwa Imana yaguhaye Imana yantumye ubuhamya reka dusa nkaho tubucumbikira wenda hamwe n'ijambo ry'Imana mushobora kuza kugenda bugarukamo cyane ariko hari ikindi gice cya kabiri tuzakora cy'ubundi buhamya kandi buhari bwinshi tuzagikurikiza reka tuguha umwanya utanga ubutumwa Imana yaguhaye yego Imana ishimwe kandi habwe icyubahiro amen reka bansome ijambo ry'Imana nta kibazo sawa Imana imbazwe tujye gusoma ijambo ry'Imana ari muri Matayo n'ubundi ce byaho ni 7 haravuga ngo shyira mikrofone neza twumve inzu yo ku rutare n'inzu niyo ku musenyi ngo nuko umuntu wese wumva ayo magambo yanjye akayakomeza aza nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari yubatswe ku rutare 26 turavuga ngo kandi umuntu wese wumva ayo magambo yanjye ntayakomeze aza nk'umupfapfa wubatse inzu ye ku musenyi imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byose byikubita kuri ya nzu iragwa kandi kugwa kwayo kwabaye kunini ijambo ry'Imana amen soma irindi jambo hano iri mu itangiriro ibice 7 haravuga ngo Nowa yinjira mu nkuge umwuzure urimbura abantu Uwiteka abwira Nowa ati injira mu nkuge nawe mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka muri iki gihe mu matungo yose no mu nyamaswa zose zitazira ujyanemo 7 ibigabo n'ibigore n'inyamaswa zizira ujyanemo 2 ingabo n'ingore no mu nyoni n'ibisiga byo mu kirere ujyanemo 7
bigabo n'ibigore kugira ngo urubyaro rwabyo ruzarokoke rube mu isi yose. Amen. Amen. Imana ihimbazwe. Ni ukuri. Imana ishimwe. Icyo gihe iyi nzu ishatse kuvuga ngo ikiri ijambo ry'Imana ngo ni uko umuntu wese wumva amagambo yanjye akayakomeza azasa nk'umunyabwenge wubatse inzu ye ku rutare. Ni ukuri. Ngo ni uko imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byikubise kuri iyo nzu ntiyagwa. Imana ishimwe. Ndi bubwirize ku nzu yo ku rutare cyane. Imana ishimwe kandi Imana ihabwe icyubahiro. Uyu muntu washinze ikibanza ku rutare ndavuga ku ibuye kadutuye mu cyaro tubona ibitare binini cyane agacukuramo umusingi agashyiramo amabuye. Uriya muntu acukuye umusingi ababara avunika anegekara ariko arasiza abona umusingi yubaka inzu iruzura. Niko umunyamasengesho w'amagawe n'Imana agamagarwa mu mpamagaro ahura n'ibigoye cyangwa biruhije ariko agatsimbarara akubaka ku nzu. Nagumye kuvuga mu bintu navugaga mvuga kuzirika umugozi w'urukundo rw'Imana. Umuntu uziritswe n'umugozi w'urukundo rw'Imana ntagacozwa n'intambara, ntacogozwa n'inzara, ntacogozwa n'ubukene, ntacogozwa n'abamuroga. Oya, yubaka inzu yo ku rutare ariko ngo nuko imaze kuzura yuzuye rata ayisaka yayikinze ngo nuko ngoma hazi isaka n'ubundi ryasaka riri mu bantu ryaje ku nzu yo ku rutare. Ngo nuko imvura iragwa imivu iratemba umuyaga urahuha byikubita kuri iyo nzu ntiyagwa kuko yari yubatse ku rutare. Amina, haleluya. Uyu munsi hari abagenzi bubatse ku rutare gusenga kwabo. Uyu munsi hari abapasiteri bubatse ku rutare gusenga kwabo ariko ni bake. Uyu munsi hari abanyamasengesho bubatse ku rutare gusenga kwabo ariko ijambo ry'Imana rikambwira ngo nuko ngo wumva amagambo y'Uwiteka akayakomeza ameze nk'umunyabwenge wubatse inzu yo ku rutare nubwo bigoye nubwo biruhije nubwo bimuvuna ariko ntiyacogora. Yubaka inzu ku rutare aremera avoma kure aremera abaza asubiza bimuvuna no kubaka arubaka kandi inzira ngo iruzura. Yesu nashimwe. Urutare ni Kristo. Danye. Amen. Inzu zizuzura. Wubatse kuri Yesu hateze gutembana uko byamera kose n'ibya biriruka bite ariko urutare ni Kristo. Urutare ni Kristo. Amina, haleluya. Buriya kugera kuri Kristo biravunanye biragoye kuko hari ingeso abanza kugucaho hari ibikorwa abanza kugukuramo yatabikuyemo ntago bikunda. Yesu nashimwe. Amen. Ngo nuko ngo ari kumva ngo uva amagambo y'Uwiteka nayakomeze ameze nk'umupfapfa. Noneho wubatse inzu ku musenyi. Kubaka byari byoroshye ni ukujya muri kore mu kigare byari byoroshye ni ukwinjira mu ishumba amakote byari byoroshye nta kibazo cyari kirimo namba. Ngo arayubaka iruzura ikimara kuzura nawe haza isaka. Yesu nashimwe. Uyu munsi umurokore urimo neza arageragezwa n'urimo nabi bose bahuye n'ikintu kimwe. Imana ishimwe. Twahuriye mu isaka. Imana ihimbaza. Ngo nuko imvura iguye byikubita kuri yanzu kuko hasi ni hari hafashe nta kintu cyari kirimo. Ngo nuko iragwa ndetse kugwa kwayo kuba kunini cyane. Uzabisanga amerutse kumva ngo pasiteri ngo yiyahuye kwakinze insengero. Pasiteri yasaze yasarishijwe n'iki? Ubundi abakristo ko ari ibirimo by'Imana harabyaremye. Abakristo basinga utunga pasiteri wese yakoze ko afite amaboko ntabwo bikwiye kumugusha. Ntabwo yararimo bwararimo neza yarari. Imana ishimwe natwe cyubahiro byari ngombwa kugira ngo isaka rize. Imana ishimwe. Ariko Imana irambwira muri ijambo irambwira ngo umuntu wese uzabwira abantu bari mu isi agiye guhabwa agaciro n'ikibanza yubatsemo. Wowe umunsi wubatse Imana iminsi wakoranye n'Imana iminsi wubashye Uwiteka nigiye kukurokora yonyine nta kindi kintu kizakurokora. Ariko abantu bubatse ku musenyi noneho kuri mba kwabo kuraje. Imana ishimwe. Buriya kubaka mu bigeragezo kubaka ku rutare ni ukwihangana bikugerageza. N'undi jambo ry'Imana rirabimbwira ngo hahirwa ihanganiye umugerageza namara kwemerwa azamura ikamba ry'ubugingo. Yesu nashimwe. Nakwibaza ngo Imana yemera umuntu uryari kwemera washyitse. Yego kwemera washyitse. Buriya hari akantu kajya kabo tuganira gatoya. Umuntu akaba atingiye gushaka umugore kandi umushaka nzabanshubijwe ariko ukamuzana ari igihanda wamuzana akakunanira. Yego ukatajya atingiye muri divorce. Buri ibintu bya leta bijya binsetsa ugasaba buri munsi bakabaje gutana ntago baba barakundanye. Burya nigeze njya mu bantu basezerana akabatinguzira kugukunda no kwa nawe kuri nabo ryarya wa muzima cyangwa urwaye ati Imana ibimfashemo ikisi gute nese ko yarwaye ibyaha kuki utabyihanganye. Yegora ko yarwaye gusambana kuki utabyihanganye kandi yarwaye. Abantu bafite indahiro badafite kandi Imana yambwiye nawe ugiye kuza kubabaza wasabye Imana urugire ruguha iguhamo n'ikintu cyatumusenga hakurangirwa cyanga ujya gushwana abona Imana igiye kuza kubasanga. Imana twambika imbaraga. Iri jambo ry'Imana rya kabiri navuze
riri muri tangiriro ibice 7. Imana twambika imbaraga. Amen. Ubwo ikibanza umuntu yubatse muri mukunyumva wese kwisi arimo yose abyumve akimenye ntago nta uzamutera mu kibanza cye. Imana ishimwe. Ngo nuko Uwiteka abwira Nowa ngo none hinjira mu nkuki winjiremo n'abawe kuko nabonye ikiranuka. Bigaragare ko hari hano Imana rero yabonye Nowa. Ntabwo ati noneho injira mu nkuki. Ndibuka Imana yabwiye nawe ngo barizi inkuge. None nimara kuzura ndetse uyihoma imbere n'inyuma. Yesu nashimwe. Uyu munsi Imana ishaka kiza kari inyuma gusa ntishaka nakari imbere gusa. Shaka hose bimenyekane ko kiza gahari. Ngo nuko Nowa yinjira mu nkuge n'umuryango we. Ariko akimara kwinjiramo n'aya matungo n'ibi byose bibirengwa byose yamaze kugira mu nkuge. Urugi rwarakinzwe. Yesu nashimwe. Kandi urugi rujya rukingwa ye. Arakinzwe. Nibyo ndimo kubwira mu kanya. Imana ihimbazwe. Imana ishimwe. Nuko Nowa arabaza atiteye ku bugora, atiteye ku ntambara, atiteye ku murwo bitagenda, atiteye ku bukene, atiteye ku bintu by'intambara zimuriho, ariko abazi inkuge. Atarebye ku mugore we. Kenshi umunsi abagore n'abagabo bamiranye nabi. Sinibazizo nk'ukuntu zubatswe ku kinyoma se. Umugore nyamugore arihangana. Cyane umugabo asha kwihangana. Yesu nashimwe rata. Amen. Imana ishimwe. None nta mugore wamufashije kubaza. We barigendeye. N'abana baragenda. Ntawe numije ko umugore yizabaza inkuge hano. Ariko Nowa yarayibaza. Iruzura. Gutinda imyaka ingana kuriya uzimamvu umuntu atinda mu bigeragezo. Yesu nashimwe rata. Nuko abantu batasengaga. Wenda nibo bahaga Imana. N'umugore niyo yubahaga. Ariko byamusabye iki? Kubaza naho umugore azicara. Kandi atari kumufasha. Amutukamo nige kaza. Yesu nashimwe rata. Amen. Ndumva Imana ishimwe. Kubaza aho abana bazicara bakazana bazicara. Kandi batubaha Imana. Yesu nashimwe. Imana irambwira ngo iyo itabaye ibirenge n'umutwe nagusigara. Yesu nashimwe. Amen. Nowa arabaza kugeza igihe Imana igarukiye. Irambwira ngo noneho injira mu nkuge n'abantu bawe. Winjiramo n'inyamaswa, winjiramo n'ibiguruka, ibigabo n'ibigoro bijyane kugira ngo utazarimbuka mu isi. Nuko byabaga byinjiye muri nkuge ya Nowa. Nowa yaravunitse. Yabaje ahe na hadakwiye kubazwa arahabaza. Imana ishimwe. Uyu munsi rero hari inkuge wabaje. Niyo ugiye kwicaramo. Nangiwe nabaje. Niyo ngiye kwicaramo. Imana twambika imbaraga. Ibintu birakomeye. Umuntu wese uriho ashaka yarize cyangwa atarize aho umukene cyangwa aho umukire ariko agaciro ni inkuge wibarije ubwawe. Ese utarabaje ari bwinjire he? Imana turengere. Buri bana dusohoye mu nsengero irambwira ngo ntanze amahirwe. Hari abantu nsoye mu rusengero mbahungishe. Bura twarahunze. Twabashije gusenga. Hari amatiko sakiba muri korari. Izakinzwe. Hari amatiko kibaza muri korari. Avuye heze. Kandi mutahuye. Kwagiye kubaza inkuge zacu. Hari akantu Imana yanyeretse gakomeye. Nuko n'ahantu basenga abenshi barimo gusenga kandi ari amazero gusa. Gasenga kandi ari amazero imbere yonyine. Bese nta mibyizi. Ntayihari. Imana twambika imbaraga. Imana yavuganye nanjye rero ko mubwire. Yego. Imana irambwira ngo mbwire abantu ndi kuri kamera mbabwire ngo hari abantu bazaho baje guterana amagambo kandi bose bitwa abahanuzi b'Imana. Irambwira ngo kuri Karumeli igihe cyarageze birasobanuka. Irambwira ngo reke guterana amagambo kwa karuta kandi kagiye gukamera. Ngo Imana arakubwiye ngo bacogoze guterana amagambo. Kuko akaruta kandi kagiye gukamera. Bacogura Imana iri mu kazi. Bitongana kandi bose n'abahanuzi b'Imana. Gute se bashyamira? Vugira Imana yawe nakana kavugiye. Ariko Imana yarambwiye ngo bacogore gutamirana kuri kuma televiziyo atandukanye kuko akaruta kandi kagiye gukamera. Umuhanuzi nyakuri niho agiye kuboneka. Imana twambika imbaraga. Imana irambwira ngo yakize insengero. Bamwe baragwa mitima irataragira ariko niyo yabikoze ntabwo ari leta ahubwo leta ngo yifashe nk'umuhuzo uhura amadini. Irambwira ngo nta torero riri mu isi cyo kina abanyamadini bakiyumve ndakivuze ndi pasteur. Irambwira ngo yose ni amadini kuko yageze mu ibizira. Yose yitwa amadini kuko yagiye mu ibizira. Ntago mu itorero barwana, ntago mu itorero bahigana, ntago mu itorero barogana. Mu itorero nta nduzabamo. Mu itorero nyine. Imana turengere dufashe. Itorero rya Kristo riri mu ibanga nta nduri zavugiramo. Nta rusaku ruzavugiramo. Nta uzahiga undi. Ni itorero ry'abantu bazabahujwe n'Uwiteka wenyine gusa. Ni amadini. Mu Rwanda hari amadini, no hanze hari amadini. Niyo mpamvu habamo intambara. Nuko ari amadini. Imana irambwira ngo borohe kuko Imana yari bisi. Yapimye ibiro abantu ngiye kuvuga n'aba pasiteri bahamagawe n'Imana. Batamagawe n'amashuri cyangwa kumenywa. Abo bantu aho bari hose banyumve. Bibuka ahantu bataye abana b'umwuka we. Imana yarambwiye ngo nzabaze ngo ikizira kinjira hera kivuye he.
kinjiye gite bari bagiye kandi ari abarinzi b'umukumbi abana bagiye bari bafite umuntu Imana ihamagaye imuha n'intwaro imuha umwuka wera yego kandi agakora mwuka wera agakora kamenya niba inama ari umukara ugomba kuzayohagira uruhu igahinduka umweru kamenya niba inama ari ikijuju kamenya niba inama itukura kamenya niba yera byari ngombwa kwibuka cyane cyane aya macaci ashingiye kuri ADEPR herukaga n'umwuka wera barangije barawuta watakaye uri munsi y'ameza kugira ngo bongere kuzura n'Imana nuko bafata ibihe batakaje. Kizira cyaratambutse kiragenda cyageza hera kigera hera barebaga. Reka nkubwire kizira rero shaka wati wera kizira ni igiki ubu ngubu bari mu nampamagare hey kizira ni igiki kangura kizira rero ni gute abantu bagikuzima akazana amafaranga yo mu kuzimu ukemera kandi biri yambwira ngo gute ibintu by'abantu bazima bibazwa bapfuye ni gute kandi bakaba mu nsengero bakarara mu marimbi ntago bamenya bitewe nuko umwana atakireba wabwirwa n'icyo utarimo kureba tabamenya bigatuma abantu bagiye gupfa bishwe n'indwara batazi zarizo izi ndwara ziri mu bantu amakanseri diabete mivuduko ikica nute no gushetwa ibitambo kandi abari mu nsengero barahakira nago bahapfira ariko hinjiyemo ubwoko butari busanzwe hinjiyemo abantu batari basanzwemo abantu batunze ubutunzi bw'ikuzimu kandi akaba mu rusengero kubera ko atanga amafaranga menshi ntago yavugwa bibiri imbwira ngo iki ngo nuko ngo umugari w'urukungu masaka ngo nuko babaza Yesu ngo urukungu rurandurwe habwa ati mu rwihorere ariko mwisarura nzabwira abasaruzi bateranye urukungu rutwikwe igihe cyo gushya urukungu rero kibazo ni kimwe nuko narayoboye umuntu mubwira ngo arajya mu ijuru munsi akaba agiye gushya tari bumukize abapasiteri bahamagawe n'Imana basubira ahantu basengeraga mbere bahamagarwa na ndiho Imana yongere bagirire ikize yego ndetse ahantu Imana irambwira ngo hagiye kuza igihe hazakura abapasiteri bafite umuhamagaro gusa wapa amashuri hano bakugisha ibintu by'Imana wamenya se umuntu wasambanya ari ubundi se wamuvuza iki bamuvuza diplome se igihe kizacaho na hano mu Rwanda kizahagera hakora abantu b'abanyamahamagaro bonyine nta muntu wizurimo kare nkubwira kandi kana Imana yanyeretse umuyaga 2018 uzatera mu bapasiteri n'abapadiri bari barimo imodoka batwaye nta mapine zagiraga nta nubwo zagiraga ibisenge hejuru zagendaga zipararaza ikintu cyane agahinda zari ziparitse munsi y'umupfumu munsi y'urugo rw'umupfumu no zari ziparitse bahushwe n'umuyaga bata mu gisugusugu kirabarengera cyo gihe hibitswe abantu batazwi babakene babatindi cyo gihe cyari kimeze nabi hari abantu b'impunzi mu gihugu baturukaga mu bishangara nkabona umuntu ahawe urufunguzo arawe na marayika aragiye asoherezo mu gipangu akijyanye hanze yawureza arayitwaye iraje igiyemo abantu imodoka ikagenda Imana irambwira ngo uzabone ikibaye mu gihugu umurimo w'Imana uzatangira bushyashya uyu munsi abantu benshi baba ngo bariho ariko barapfuye nama nagira abantu bahamagawe n'Imana bagamagarirwa umurimo w'Imana ntago leta ibanga ntago yanze abanyamadini ahubwo n'Imana yavuze kugenda bankubite buri umunyarwanda acimugana bavuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza Imana yahereye iwayo ntago yari kujya kureba abantu badakizwa abantu mu giturage abantu bo muri leta itabanje mu bayo kandi baranditse izina ribi kugira ngo pasiteri agwe rero yataye umwuka wera ubu ngubu kuba waza ukandondora ngewe niyo waba umeze utagira n'umwambaro nakwemera ukandondora ndondora umenye byo nkora byose muri kuki nakwihisha nagaragaye uko ndi cyabitwaye iki Imana twambika imbaraga Imana imbwira ko umurimo w'Imana uri hafi kuza gutangira ndetse inyereka umweyo umweyo manuka mu kirere wari umweyo munini ufashwe n'ikiganza kinini cyane umweyo utangira gukubura ku buryo nibuye uyu mweyo uri imbere hano uyibuye riri mu muhanda ryose byaribwirizaga rikava mu nzira rikagenda imbere y'ibishingwe warakubona nta kintu wasigaga inyuma y'umweyo Imana imbwira ko ari wo mweyo wa nyuma ari nako gakino nakubwiye kazabaho nagumye gusobanuza Imana irabaho ikintu wabura kazabaho n'umweyo uzaca mu bantu uyu mweyo wakubuye ibishingwe ngiye kubona biroshywe mu mugezi muri wasumaga utobamye byigeze mubitanya kuvuga amajwi nk'abantu bataka baboroga muri iyi minsi mbona abamarayika bari batatu umwe yari afite ivarisi imeze nka koporoforo ni isanduka cyakoraga muri banki cyane yego
undi yari afite urupapuro asoma izina ry'urugo rugomba kurindwa. Undi we yashyiragaho ingufuri ku marembo y'ahantu hagomba gukingwa. Nagiye kubona mbona barakata mu giturage, barakata mu midugudu, ariko baza kugira n'iwanjye. Bageze iwanjye mbona barakinze. Ndabazanye ko muhingiye amarembo. Ndanyura himwe abagabo mwe. Barambwiye ngo no yabaje inkuge ariko yuzuye. Ubwo yaramaze kuyigeramo. Urugiro rwakingo hari kingo na marayika. Arambwira ngo yamvura abahanuzi bahanuye. Yamvura abantu bavuze. Yavuzwe n'Imana ikatuma abahanuzi kuntu umwe ahantu henshi. None higiye kugwa. Abantu bose bagiye kubona imvura kwiguye. Niyo mpamvu nkubwira ngo uyu munsi ye cyo kubaza kiranarangiye. Giye cyo kubaza kirarangiye. Si giye cyo kubaza n'icyo cyo kwinjira mu nkuge. Kari marayika kakinga. Imana imbwira gutyo. Imana irambwira ngo hari abantu bari mu gihugu cyangwa bari hanze yacyo bafite amafaranga n'ubutunzi bwinshi cyane ariko butavuye kubiteka. Imana irambwira ngo ije kumanura ikirenge igikandagize mu kumwa w'ikuzimu bahite bahomba. Irambwira ngo bazahomba batinda hari. Kenshi benshi barimo n'amadeni ateye ubwoba bazatinda hari bagiye gukorera abo bintu. Cyo kintu Imana imbwira kukivuga ko bazatinda hari. Ndetse irambwira ngo ndetse uyu mwaka n'umwaka w'umuntu n'Imana bigiye gusobanura ko umuntu n'Imana. Ubashye Imana agiye kuyibona, utarubashye Imana agiye kubona ko Imana ifite imbaraga. Imana irambwira ngo abantu bazasenga. Irambwira ngo icyo gihe nikigiraho cy'uwo mwiyo nta mupasiteri uzabona kubwiriza ijambo ry'Imana. Nta muvuga ubutumwa uzakora, nta muhanuzi uzakora, ni Imana izabivuga ubwayo. Imana irambwira ngo rero yabanje mu bapasiteri, ibanza mu madini. Imana guha umugisha. Imana guha umugisha. Nekereza ko ufite amatwi niyumva iby'umwuka abwira amatorero. Reka ruse nkaho tugana ku musozo. Ndaza kugusaba n'ubundi uraza gusoza usenga. Ariko abantu bumvise ubutumwa barasabwa iki? Umuntu utari wihana tureza kuyiteka akwiye gukaraba kezwa agasingira kwezwa no gukiranuka. Bifata ibyisi ngo biha agaciro karekare. Ibyisi ni ibyisi kuko iyo umuntu apfuye bisigara biribwa n'abandi batanabikoreye batanavunitse. Biha agaciro isi cyane ahubwo nebereye Imana yo mu ijuru. Uziturufa Imana ifite ariko irusha byisi, irusha ubwenge bwo mu isi no mwuka duhumeka wenyine. Uyu mwuka nta nzobere yawe ubona. Uyu mwuka ufitwe n'Uwiteka Imana Nyiringabo. Uvuga ngo ikiri mu isi cyose rero Imana irakigenga. Yego. Niyo mpamvu mbwira abantu ngo umuntu utaratakambira Uwiteka nani bajya akantu gatoya. Irambwira ngo hagiye kuba amasengesho rusange. Ari abakingiwe insengero bagiye gusenga, ari abadasenga bagiye gusenga, abasinzi n'abasambanyi bagiye gusenga. Irambwira ngo bagiye kuba amasengesho rusange cyane cyane wacu mu gihugu cy'u Rwanda. Ari usenga agiye gusenga utasenga agasenge. Amasengesho rusange rero nta musaruro uzaburimo kuko n'amatakira ngoye. Rero inzara ivugishije abantu. Iyi ni ubusimane zagabura, iyi ni zero. Ariko hagiye kuba amasengesho rusange. Amasengesho rusange muneza ngo Mana yanjye. Mana agahamagara Imana. Ari uyize ari utarize. Umuntu wese agahamagara Imana. Umunsi gw'inga ntabwo bizahagara. Yemwe Imana irambwa n'uwateganyije gusambana ntabwo azabikora. Imana izabirimo kuvuga. Ibintu birakomeye cyane ariko ngira ngo umuntu wese yumvise. Reka tugusabe usoze usenga. Nyuma yo gusenga turaza gutanga nimero ya telefone. Turaza gukora ikiganiro cya kabiri mu minsi iri imbere ya vuba cyane kugira ngo dukomeze tugire abantu icyo Imana ishaka. Kadusenga Imana. Amen. Haleluya. Amen. Mana ndagushimiye. Imana ishimwe. Ndakubashye wawera we. Ndakunezere kuri Imana. Ukora uko ushatse nta kirogo imigambi yawe. Ninde wagutangira? Ninde wagira ubushobozi bwahangara ubwawe? Ninde wamenye inzira Rabi? Ninde wamenye inzira ucamo? Kuri Imana iteye ubwoba. Mana Nyiringabo, Mana nyir'ubushobozi. Byukuri waraturinze uraturagira kandi wabanye natwe. Si ya none urayizi, naho dutuye mu gihugu cyacu uratuzi. Murengezi wanjye, mwami wanjye, ndasenze kandi ningingiye abantu bose bari bwumva ubutumwa gutakambira izina ryawe utaraca amateka. Uri Imana ifite imbaraga. Erega ijambo ryawe ryarambwiye ngo Farawo yari umuntu nkatwe, yari afite ubwenge nkatwe, ariko yaraboshye umutima ntiyabasha guhinduka. Kandi warambwiye ngo hari abantu bari mu gihugu no hanze yacyo imitima ifunze itabasha kurekura rwose kuko yafunzwe nawe. Mwami w'amahoro rero garagara utabara n'ubutsinzi Imana, urengera abantu bawe, ubagirire neza, bambika imbaraga, baguhinduka bahinduke kubw'izina ryawe ryera. Mutabazi w'ukuri ni icyo gukora tugutinya. Uri Imana ikomeye, uri Imana y'imbaraga, utware bwose n'ubwawe kandi ibyisi byose ni wowe waremye isi n'ibyawe n'ibyawe. Uri Imana rero ganza imitima ya buri wese, ganza utwumva baba manke wanjye, ganza utegeke Kristo Rabi ote fazo menekire dotayini. Reka ugire neza mwene data turi kumwe hano, reka Mana umugire neza Mana, umuganze nk'Imana, umuganze nk'umutabazi,
kandi mukomereze urugendo n'ubwoko bukikubaha, ntubasige ntubareke, indushyi n'abihebye bose ubagiriye neza, n'abatarakumenya Uwiteka bamenye izina ryawe ko ari iryera. Uriho kubahwa rero Rabi, uriho gushimwa, uriho guhimbazwa, izina ryawe rirakomeye. Nuganze nk'Imana, nuganze nk'umutabazi, tuguhaye karibu. Umuntu wese uri mu isi yose uzumva ubutumwa, aho ari wese akubahe kandi akubahishe, ubuntu bwawe n'imbabazi bugaragare, bakure ku maso iby'isi ko n'agaciro bizamara iyo umuntu apfuye arabisiga. Murengezi wanjye Mana, baguhindira imishyitsi, niwe kuba no kwizerwa. Nkuciriye bugufi rero, nakumviye Uwiteka we, usoze gukiranuka kubw'izina ryawe ryera. Uyu munsi niwo wamaye kandi wanageze hano, biremeye birakunze rero, mvuze ibyo wantumye, ntacyo nongeyeho nta nicyo ngabanyijeho Rabi. Ubushake bwari bwo bugaragara kandi buganze umutima wa buri wese, izina ryawe rihabwa icyubahiro mu izina rya Kristo, amen. Imana iguhe umugisha. Tanga nimero ya telefone. Nimero yanjye ni 078 74 12 879. Ongera usubiremo. 078 74 12 879. Yesu aguhe umugisha. Amen. Humura witinya, n'ahatari inzira ni mu kwayo. Evangeliste Daniel TV 7.